umutanga ruhame kugira ngo itorero tubone uburyo tubashyingira. Tumusaba atambuka hasi hano imbere. Hanyuma umurimo uje kudufasha uravuga amazina yawe, uvuge n'amazina y'uyu mugeni, uravuga n'amazina y'umuhaye, kandi ko rwose umutanze mu buryo bw'umuryango ku mugaragaro kugira ngo itorero tubasezeranye. Amen. Yewe na kariko na duwe uburyohe ndashaka kugaragaza ntanguye mu izina ry'umuryango wa Sengwe nitwa Senibakuru. Ndasaba nyakubahwa pasiteri muri akantu gato k'isegonda nako kadushimisha. Umugeni ngiye kumuta ariko umuryango waberekeje Sengwe wegereye urugo. Koze cyane ati cyo nashakaga nagira ngo ejo akazaba ari utari hano akagira ngo umugeni aramwibye rero ko ushatse mwakongera mu kwihutira Senibakuru Polinari umugeni Kamagaju Suzana wa Sengwe Eliasi nyina Ubarijoro Anastasia ubu abahagarariye Ntazi Kamagaju Suzana Muhaye Karamaga Edifasi. Murakoze ibindi twakongorana ibitekerezo Imana ishimwe. Uyu musaza arasobanutse cyane, Imana ishimwe. Apanze umugeni mu ruhame, imiryango ihari, turatazagira ubaza ngo byakozwe gute, kandi umuryango namwe turabashimiye, Imana ibakumisha. Kandi se umuryango wo kwa Karamaga namwe hari abahari? Namwe murahari? Abantu bose bo ku muryango wo kwa Karamaga namwe muhaguruke mwakire umugeni. Iyo bahaye umugeni nta n'impundu n'amashyi bivuga rwose. Muramwakiriye rwose n'ibiganza rwose ati kari kumujyanye mu muryango. Ariko mwakomeye Imana rwose. Imana ishimwe. Reka dukomeze uyu muhango noneho byemererwa. Imana ishimwe. Sabe zino ntebe nawe zishyize hano ku ruhande rwanyu, imwe ibumoso iburyo, yego, kugira ngo baze kwisanzura neza. Mu mwanya turaza kubasaba bahindure n'uko bari bahagaze, niyo mpamvu tuzikuye kuyishyire ku ruhande neza ngo ye kujagara. Yego, uyu munsi duteraniye hano mu rusengero rw'Imana, twaje kumva amasezerano y'abana bacu bakurikije inyigisho nzima n'ijambo ry'Imana n'impanuro z'ababyeyi babo ndetse n'iz'itorero, banga kwikoza isoni no kuzikoza ababarize,
kugeza kuri uyu munsi Imana yabyemeye kuba turiho turi bazima. Munyemere dukomere Imana amashyi tuyishimire. Icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana ihasumba hose. Amen. Ijambo rya kabiri riduhamiriza ko ugushyingiranwa kwahanzwe n'Imana ihoraho mu busitani bw'umurima wa Edeni igihe cyo kurema. Uwiteka Imana irema umugore imushyira umugabo. Ibyo tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 18. Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Iryo jambo kandi riravuga riti nicyo gituma umugabo n'umugore bazasiga se na nyina bakabana akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 24. Umwami Yesu Kristo nawe ubwo yigishije umuhango w'ubukwe i Kana y'i Galilaya, ubwo yakoraga igitangaza agahindura amazi kuba vino iryoshye cyane. Tubisoma muri Yohana 2. Icyo cyabaye igikorwa gihamya ko ubukwe ari ubwera kandi bukwiye kubahwa n'abantu bose kuko ari umugambi w'Imana. Icyo gikorwa cyahamijwe ko umugabo n'umugore ari umubiri umwe. Tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 19 umurongo wa 4 kugeza 6. Pawulo intumwa y'Umwami wacu Yesu Kristo ategeka abwirijwe n'Umwuka wera ko abagore bagomba kugandukira abagabo babo nk'uko itorero rigandukira Kristo, kandi ko abagabo bagomba gukunda abagore nk'uko Kristo yakunze itorero akageza abo aryitangira. Ibyo tubisanga mu rwandiko intumwa y'Imana Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 ku murongo wa 22 na 29, kandi tukongera tukabibona mu Bakolosayi 3:18 na 19. Mana ishimwe, noneho babegere kandi izo ngabo muzimufashe. Murajya mwitonda rwose bageni bacu, umunsi ni uwanyu, muvuge gake uko mubyumva, mwitonze mutihuta. N'amasaha yahagaze ku bwoko bwanyu kugira ngo bugende neza, ntugire ubwoba ngo amasaha yabacitse. Rekera aho protokora umwanya nawe ubahaye. Uyu munsi wowe Karamaga Elifasi nawe Kamagaju Suzana muje mufite ubushake bwo kuragiza Imana umubano n'urukundo byanyu muri imbere y'Imana Data wa twese n'iteraniro ry'abizera n'imiryango n'ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe bicaye hano imbere yanyu. Niyo mpamvu ituma nkubaza wowe Karamaga Elifasi kwemera ku bushake bwawe nta gahato ko Kamagaju Suzana akomeza kukubera umugore wawe mushyingiranywe. Niba ubyemera urazamuka ikiganza cyawe cy'iburyo ubihamurwe ngo ndabyemera, kandi niba utabyemera Kamagaju ariwe wakuzanye akubwira ko hari ahantu mugiye, ubivuge ngo ntubyemere. Ntawe uguhana, ariko ntubyemera urazamuka ikiganza neza uvuge ngo ndabyemera. Wakubaje Ewe Karamaga Elifasi, ndemera ko Kamagaju Suzana ambera umufasha mu bihe byose tuzaba tugira umurimo wo kwamamaza. Hereza Suzana nawe Imana igufashe rwose ukuntu byemeye neza, nawe aze kugendera gutyo
hato mukaza gukoma amashyi atari bubyemere. Niyo mpamvu ituma kubaza wowe Kamagaju Suzana ko wemera ku bushake bwawe nta gahato ko Karamaga Elifasi akomeza kukubera umugabo wawe ushyingiranywe. Niba ubyemera nawe urazamuka ikiganza cyawe cy'iburyo ubihamiriza imbere y'iri teraniro. Niba utabyemera kandi uvuga ngo ya ntawuguha. Kamagaju Suzana ndemera yuko Karamaga Elifasi akomeza kukubera umugabo. Imana ishimwe. Noneho gusana n'inyuma gake nk'intangiriro muhindukire murebana, mugiye kubwirana aya masezerano murebana mu mboni z'ijisho kugira ngo n'umwuka wera ari hagati yanyu abe umuhamya. Uzatatira igihango cyangwa kwica isezerano ntazambaze, uko bamwe bajya badutatira bakavuga nabi bakavuga ngo kandi bari basabye umugisha, ariko nuko umwuka wera uhagaze hagati yabo bamwibuka. Imana ishimwe. Rero murafatana ibiganza, mufatane ibiganza kuko ikiganza cy'iburyo kiraba kizamuye, mufatane mu by'ibiganza by'imoso bagufashe mikoro. Dukeneye kubona ikiganza cy'iburyo kizamuye, ikindi mufatanye kuko birakunda. Karamaga zamuye ikiganza cyawe cy'iburyo, bafatire mikoro ku munwa wawe. Tugiye kumva amasezerano ugiye kuvuga. Jyewe Karamaga Elifasi mbikuye ku mutima niyemeje nta gahato ko Kamagaju Suzana ukomeza kumbera umugore w'isezerano. Nzakomeza kugukunda nkurinda ngukuyakuya mu minsi mibi n'imyiza, mu munezero no mu mubabaro, mu burumbuke no mu bukene, turi bazima cyangwa turwaye, dukomeje kubyarana cyangwa turekeye aho, dukennye cyangwa dukize, mu minsi yose yo kubaho kwacu, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amen. Suzana ntabwo ashimira umuntu umaze kumwemerera, muheye rwose. Tugiye kumva Kamagaju nawe ko nawe agiye kuvuga aya magambo ayakuye ku mutima. Nawe urazamuka ikiganza cyawe cy'iburyo. Elifasi nuhora uburyo urwara tukabona ko avuga yongera ku bandi. Imana ishimwe. Tugiye turabibwira rwose ntabwo wakira. Twagiye jyewe Kamagaju Suzana mbikuye ku mutima ko Karamaga Elifasi ukomeza kumbera umugabo w'isezerano. Nzakomeza kukubaha numvira nkubera umugore w'indahemuka mu minsi mibi n'imyiza, mu munezero n'umubabaro, mu burumbuke no mu nzara, turi
bazima cyangwa turwaye, turi bazima cyangwa turwaye, dukomeje kubyarana cyangwa turekeye aho, dukomeje kubyarana cyangwa turekeye aho, dukennye cyangwa dukize, dukennye cyangwa dukize, mu minsi yose yo kubaho kwacu, iminsi yose yo kubaho kwacu, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amen. cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amen. Tugeze mu muhango wo kwambikana impeta. Imana ihabwe icyubahiro. Ubusobanuro bw'ikimenyetso cy'impeta. Impeta ni ikimenyetso cy'urubanza rubiri. Izahabu si uruvange. Impeta ifite ibara rimwe risa, niko n'umubano utagomba kugira ikimuvangira, ntugomba kwandura, ahubwo ukwiriye guhora ari uwera. Impeta ntigira aho itandukanyirizwa n'iherezo, n'umubano nawe n'uko ntugomba kurangira no kugira iherezo n'itandukanyirizo. Umubano w'umugabo n'umugore uvuye mu bushake bw'Imana ntugomba kurangira keretse habayeho urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye. Impeta rero ni ikimenyetso gikomeye. Umuntu karamaga ugeze amatwi, urumva kamagaju ugiye kumwegurira ibyawe byose, nusanga hari ibyo utakora n'ubundi mwasezeranye bigenda neza, ibiri gusubira imbere. Kuko umuntu yambitse impeta amubwiye ngo ibyanjye byose yabikweguriye nta wundi, uvuga rero ngo uzabishobora, ntawakora urumva uzabishobora, nzabishobora uzabikora byose byose tugwire tuyimwambike rwose ku mugaragaro. reba muri izi mpeta uri bikwiriye rwose umugore wawe uhaye agaciro gakomeye cyane muri witonze. ese turayize ukabona hari ahantu hatandukanye, bibagoye gukora ibitubwira. urabona hari ahantu hatandukanyije, nta itandukanye, urabona ifite ibara rimwe, ibara rimwe risa nk'ugese. irasa na zahabu. n'ibara rimwe kandi risa na zahabu. zahabu y'igiciro cyinshi. none ugiye kuyambika umugore wawe, uzati ubuzima bwanjye bwose weguriye ibyanjye. nawe kumugisha rero ukubona idafite ahantu itandukanyirije, niko umubano wanyu ugomba guhora ufatanye, nta kintu kigomba kuwutanga. nubwo haba amagambo menshi cyangwa ibibazo, ugomba kugeza Yesu aje cyangwa bagufashe mikoro. ugiye kuyimwambika, azamura ikiganza cy'ibumoso, akaboko k'imoso, hanyuma urafata urutoki urunguru rukurikirana n'agahera. ugiye kuyimwambika usubira kandi muri aya magambo rwose, kandi ubivuga unamureba. wowe Kamagaju Suzana vuga. Yewe
kukwiyegurira kuko niyemeje kukwiyegurira cy'uko niyemeje kukwiyegurira kuko niyemeje kukwiyegurira cy'uko niyemeje uyu munsi ubundi buriya wabeshyaga cy'uko niyemeje kukwiyegurira kuko niyemeje kukwiyegurira no kugukunda no kugukunda ko nta wundi uzakubangikanya nawe nta wundi uzakubangikanya nawe mu izina ry'Imana Data wa twese mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'umwana wayo Yesu Kristo n'iry'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera umwuka wera amen amen. barakoze cyane kamukaje nawe bose ariko ariko ugenyura gake kandi utatwafika kwikurikirana ku mbuga nkoranyambaga rwose nawe kirihuta cyitegereza urabona ufite amabara ngaho uko niko urukundo rwanyu rutagomba kugira amabara rugomba gukomeza rurabagirana gutyo mu buzima bwanyu mu gihe mugezemo mugashimisha Imana n'abantu nawe kandi wumva ugiye kumwegurira ibyawe byose nta cyumba uzagutinya urumva wamwandika sawa nawe rero naguhereze ikiganza cye cy'imoso akaboko k'iburyo kazajya kaguhahira kakurwanirire nawe rwose gusubirizemo aho yakugiriye ingero nziza yuzuye nawe urimwambika kandi uvuga aya magambo wowe Karamaga Elifasi mpanditse impeta y'ikimenyetso cy'uko niyemeje kukwiyegurira no kugukunda ko ntawe uzakubangikanya nawe mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera amen ndakwambitse Imana ishimwe iyo mikoro muyubahe cyangwa bazane n'indi niba zihari mugiye kuvugira rimwe iyi ndahiro ikomeye cyane ndajya numva amajwi yanyu icyarimwe rwose muvugira hamwe ku buryo ntawe usigura kuko mwamaze kuba umubiri umwe mwamaze kuba umwe ubwo n'imvugo igomba gusa n'uko hari mikorofone yo kuvuga noneho mwegera mwagiye ku ruhande gusa n'abagaruka hino mugeni natwe n'abagaruka kandi mu gace yego mujye mo hagati hanyuma rero iyi mikorofone mwese muyifate nawe uzamurika muyifatire ho muyisange mwiyeranje ninumva ijwi ry'umwe ndabasubirishamo mugiye kuvugira rimwe mwese murirwanaho bigere kure ubwo rero numva amajwi y'abantu bangahe abiri muri umwe bagiye ndabona kandi mutagize kure mugiye kuvugira rimwe murirwanaho rwose Imana ishimwe Imana yarutsirwa Haleluya tuze tugaruke ubwuzure bwinshi tutabarangaza mugiye kuvugira rimwe muyingingira kumusiga no gusubirayo muyingingira kumusiga no gusubirayo mureke kugukurikira kuko aho uzajya
aho uzaba niho tuzabana, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana ukorera niyo nanjye nzakorera, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agapfa kujyana itorero rye. Amen. Ubashimira bamaze gusezerana ubwabo ku mugaragaro, hanyuma yagiye guhamya ubushyingiranwa kwabo, kuko ubwo bamaze kubihamya fatane mu biganza by'iburyo. Guhera ubu ubwo mumaze gushyingiranwa imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'iteraniro nk'abahamya banyu, ubushake bwanyu ntawe bahase, nanjye nshingiye ku bubasha nahawe n'Imana Data wa twese uhoraho, nshingiye no kubwo nahawe n'ubumwe bw'amatorero y'Ababatisita mu Rwanda, nemeje ko wowe Karamaga Elifasi, nawe Kamagaju Suzana, wowe Karamaga Elifasi ubaye umugabo wa Kamagaju Suzana, nawe Kamagaju Suzana ubaye umugore wa Karamaga Elifasi, mutakiri abantu babiri umwe ku giti cye, ahubwo mubaye umubiri umwe. Nuko Imana yabateranije, ntihakagire umuntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kibatandukanya. Amen. Mukomere Imana mu mashyi. Umukeka tubasabe kugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye Mwami, imitima yacu yavuye kukuvuga. Turagushimiye birenze uko twabivuga mu kanwa kacu, ariko akira icyubahiro. Akira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe. Warabikoze Mwami Mana nyir'ingabo, tumaze kumva amasezerano y'Imana y'aba ngaba, kandi tuyumvise twari tuyakeneye. Uhabwe icyubahiro. Itorero turishimye, imiryango irishimye, abaririmbyi barishimye, inshuti n'abavandimwe barishimye. Abageni ngaba Mwami Imana bamaze gusezerana amasezerano akomeye, tubasabye umugisha kugira ngo ibyo umwe abwiye mugenzi we bizakomezwe n'amaraso yawe, kandi uzahagarara hagati yabo ntuzahave, kugira ngo hatazagira utatira indahiro. Baha imbaraga Mwami Imana
baha umugisha kuko ni wowe soko y'imigisha. Ubwo bemeye kubikora bakakumvira bakaba bashoboye gukiranuka, hakaba hari ibyo bakirwe byaraki guhera uyu munsi mu rugo rwabo bihinduke. Tubasaba umugisha ibintu bihinduke, ibitagendaga neza bigende neza, iyo bajyaga bakora bakabona ibyihuta. Guhera uyu munsi Imana icyo berekeje amaboko cyose kibumugisha, bawumugisha bawumugisha mu gutoza umuntu wabahaye, mu byo wabahaye babere umugisha, bagira umugisha muri bo, bawumugisha bawumugisha mu byo bazakora, amatungo bazagera mu rugo rwabo yose azabumugisha, imbuto bazahinga mu mirima bizabumugisha, ibyo bazerekeza amaboko byose bizababera umugisha. Bawumugisha kuko ni wowe soko y'imigisha. Tubarambitse ibiganza tubasaba umugisha kuko ari isezerano. Ngaba Mwami Imana babaye umubiri umwe, ngaba Mwami Imana nyir'ingabo, shingira ngo kwabo bibere imbere yawe. Bawumugisha, bagirire neza, kandi Uwiteka Imana urukundo rwabo n'imibanire yabo bizakomeza izina ryawe icyubahiro kugeza imvi zabo zibaye uruyenzi, kugeza igihe uzamurikira kujyana itorero maze batagutatiye. Mwami uzabakoze. Uwiteka Imana abaha umugisha, abaha amahoro. Uwiteka Imana amurikishe mu maso he, abagirire neza. Mwebwe ubwanyu n'imiryango yanyu yose, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Uri gukeka mu bukize, hanyuma basabe baze basaba n'ababaherekeje bazi mwebwe babiri baze Haleluya. Kiri kizo bahabwa n'itorero kiriho ya masezerano basezeranye, ayo ku ruhande rwa Elifasi n'ayo ku ruhande rwa Suzana, ariho n'amazina y'ababyeyi babo bababyara, kandi hariho n'amafoto yabo. Ugishimire iki cyemezo atari
umwanya tugezemo